katumanze gusenga Imana. Nyagasani Imana Aburahamu, Imana ya Yakobo, Mana yumva gusenga, ndasengera ubwoko kugira ngo bukize, kugira ngo uburengere. Mana ndasengera abarwayi, ndasengera Mana n'abatarwaye, ndasengera n'abari mu nzu y'imbohe, kugira ngo bose Mana ubagire neza, ubarengere. Muri uwo mwanya w'ijambo tugiye kumva, ukora iby'ubutwari n'ibitangaza bageze n'igere habwa icyubahiro Mana. Bana natwe muri uyu mwanya tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane. Ndi wa muganga mwarimu Kabanda, ugarutse kugira ngo tugire icyo tuganira ku bijyanye n'imiti, ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Abankurikiranye twamanza kuva ijambo ry'Imana, turasoma muri Luka igice ni icya 9. Twumve aya magambo y'Imana icyo yatubwira, icyo yahumuriza imitima yacu, kugira ngo Imana yacu ikomeze ibane natwe. Reka rero abahabonye ni Luka igice cya 9 umurongo wa mbere, ariko turasoma ijambo rikuru. Ijambo rikuru riravuga ngo Yesu atuma abigishwa be 12 kwigisha. Ijambo rya mbere, umurongo wa mbere, ahamagara abigishwa be 12, arabateranya, abaha ubushobozi n'ubutwari bwo gutegeka abadayimoni bose no gukiza indwara. Mwakire neza amagambo y'Imana. Impamvu iri jambo ngize ngo turiganireho, Yesu niwe shefu wacu, niwe muyobozi wacu. Hari abantu baje bavura bakagenda bavuga ko ari bo bavuzi, bakirengagiza Yesu. Kandi iyo uvuye, Yesu niwe ugufasha. Niyo mpamvu yaduhaye ubutwari bwo kwitwa abana b'Imana, ndetse aduha ubutwari bwo kwirukana abadayimoni. Iyo nsengeye umuntu rero abadayimoni bamuvamo. Kandi ikindi cya kabiri, iyo nsengeye umuntu ufite abadayimoni baragenda, kuko Yesu nibwo butwari yagize ate yaduhaye. Kandi arongera aduha ubutwari bwo gukiza indwara. Niyo mpamvu rero iyo nsengeye umuntu biba ngombwa ko muha n'imiti. Iyi miti mureba, iki cyatsi ntawe utakizi, kibacita nyiramuko. Iki cyatsi rwose umuntu iyo akinyweye afite biriya bya injini mu kanwa cyangwa se byagapfura, iki kiramukiza. Hari ibindi byatsi nk'icumi ashiramo, yamara kubishiramo ubundi indwara ikagenda burundu. Ibi byatsi mureba rero urabivangavanga byose iyo ushaka gukiza umugongo wananiranye, warangiza umugongo wawe undi wigize icihebe, ubundi ugakira burundu. Kandi iyo unkeneye urambona, iyo utazi kubishaka cyangwa se kubyikorera, njyewe urambona, kuko ndi umuganga usenga kandi ndi umuganga utanga n'imiti y'ibimera. Ubwo rero unkurikiranye cyangwa se wumvishije ijambo ry'Imana, yampamagara kuri iyi nomero 078 27 57 52 uri kunkurikirana yampamagara neza, kugira ngo akire umugongo wananiranye, kugira ngo akire bya injini, kugira ngo akire. Ndetse uyu muti naje kubereka ukizana wa mutwe wananiranye. Hari ugundi muti ngenda mvangamo, ariko niyo wanawukoresha wowe ubwawe ushobora korohererwa. Iyo byanze urampamagara nkakuvura ugakira burundu. Ongera wumve nomero yanjye umpamagare nimba uri kunkurikirana muri uyu mwanya. Hamagara 078 27 57 52 ubu butwari mbabwiye ni Yesu wabuduhaye. Iyo ukojejeho umuntu ikiganza, ntabwo ari wowe ugikojejeho, uhamagara Yesu akagufasha, ubundi cya kiganza cyawe, kuko Yesu yagishyizemo ubutwari, wa muntu agakira. Nguko uko mvura rero. Kandi murakoze abankurikiranye kumvira ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana niyo ntsinzi, niyo nkota ikiza umuntu akaba muzima, akongera akagarura amagara mazima. Ubwo rero Imana ibaha umugisha. Reka twongere dusenge. Nyagasani Imana y'amahoro, Imana ya Aburahamu, ndasengera abantu bamaze kumvira ijambo ryawe, bamaze no kumva uyu muti, kugira ngo Mana
ubakize ubarengere aho bari hose. Ndabasengeye mu butwari wampaye, bisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.